miliyoni 45 gusa urayazana tuguhereze iyi nzu 45 gusa. Uri mu kagari ka Buhaza hafi na UTB, hafi n'akagari ka Buhaza, ni muri iyo zone hafi y'ibyo bikorwa tubabwiye bibiri, nko muri metero 100 gusa uvuye ku kagari ka Buhaza cyangwa ukava kuri UTB. Inzu tubazaniye ifite ibyumba 3 na salo, ikagira douche na toilette 3, ikagira ahantu bambarira 2, ikagira balcony 2, ikasesinga ku mihanda 2, uyu duhagazemo umanuka n'uyu utambika ugera ku kagari ka Buhaza. Kari tubereke ubuso bw'imbere. Watekerezaga gushora amafaranga agera muri miliyoni 70 ku nzu yuzuye, ariko reka nguhe amahirwe uyu munsi. Uyu munsi mufitiye amahirwe cyangwa promotion idasanzwe mu Gisenyi Commissionaire. Iyi nzu mureba turi kuyitangira kuri miliyoni 45 z'amanyarwanda. Mbere uko tubereka icyumba, reka tubanze tubereke parking. Iyi ni parking y'imodoka 2. Kuvuga ngo hano hari umuryango, mubona imbaho, hari umuryango ushobora gushyiramo ukururwa, hano hajyamo ivoiture imwe, hari hakajyamo jeep cyangwa se indi modoka ufite. Muri make hano hakwakira imodoka 2. Izi balcony zose zirameneye. Ikindi iyi nzu yubatswe neza cyane guhera hasi kugera hejuru, harimo colonne, uramutse ushaka no gukomeza etage wakomerezaho bigakunda. Iyi nzu yubatse mu buryo bwa toiture caché ariko isakariye uruhande rumwe, turebeye n'imbere ukuntu biteye. Hanyuma rero iyi nzu irabura ibintu bikeya cyane, irabura amasuku, no gushyiramo ibirahuri, no gushyiramo izi plafond, no gusetinga amazi n'umuriro. Tubabwira ko iki kibanza gifite ubuso 300, muri make ni 15 kuri 20. Iyo tugera hano duhita tubona salo yisanzuye, guturuka hano kugera hano ni igice cya salo, salo nziza pe, kandi murabona ko inzu yose irimo igiheri. Kwaza hano tukabona igice cya salamanje kiri hafi y'igikoni kiri open. Iki gikoni kizaba gihuza agakorodoro kari muri iyi nzu ndetse na salo n'igikoni. Iyo twinjiye mu byumba, ni ibyumba binini kandi bigari bimeze neza. Reka tubereke icyumba kiri principal, tubone dusoze tunabereka akandi kazu kunganira iyi nyubako. Ibi byumba byose wagira ni principal, ariko reka tubereke icyumba cy'ababyeyi. Iki cyumba akibona nta rumuri rurimo, ariko turagerageza kubereka ibihari. Iki cyumba kirisanzuye pe, bya bindi natangiye mbabwira, gigiye kigira aho bambarira, kikagira na douche na toilette. Hano ni icyumba cyo kwambariramo, aha ni icyumba nako ni douche na toilette, n'ibindi byumba byose bimeze gutya. Reka tujye hanze tubereke. Hano ni ya mazu twababwiye cyangwa ya annexe yunganira iyi nzu nini. Ni icyumba na salo cy'umukozi gifite na douche na toilette, ikagira hano igikoni ndetse na douche byo hanze. Iki ni igikoni, iyi ni douche byo hanze. Noneho reka dutekereze kuri ibi bintu nk'abanyarwanda mwe. Ufite bije uyu munsi ya miliyoni 45 cyangwa miliyoni 60, byashoboka kubona inzu nk'iyi. Iyi nzu turayitangira ku giciro gito pe, kuri miliyoni 45 gusa urayazana tuguhereze iyi nzu 45 gusa, urayazana tuguhereze iyi nzu. Ushobora gushyiraho udusuku, urabona ko ibintu bisigaye nta masuku no gukinga irakinzwe. Ibice bimwe nibyo bidakinzwe by'inyuma, hano amadirishya y'inyuma, ariko handi hose harakinze, kandi n'ibintu byo gusetinga bikenewe birasetinze. Reka dutekereze kuri iki kintu.
niba wari ufite gahunda yo kugura inzu ya miliyoni 55 ukaba ubonye inzu nk'iyi ikomeye yuzuye vuba itaramara umwaka kuri miliyoni 45, wazana tukaguha inzu ushobora gushyiraho miliyoni 5 cyangwa 6, reka tuzigire na 7, ukaba uyiguze miliyoni 52, waba uguze neza kandi utuye ahantu hashimishije. Ndabizi ko mbwira abantu basobanutse kandi tumaze kumenyana, tuziranye. Muzana ayo mafaranga rero tubihereye inzu, kandi abyirwa benshi akumva beneye. Muduhamagare kuri 078 300 875 Gisenyi.